Ndagushuje muvandimwe ukurikiye Spirit and Truth Living, nishimiye kubana nawe muri kano kanya. Uyu mwanya ngiye kujyana nawe mu isengesho. Mbere yo kujyana nawe mu isengesho rero nagira banze ngire icyo ngusobanurira. Twamenyere gusenga amasengesho ya gakondo, ya masengesho y'akavuyo, ya masengesho yo gusenga nta gahunda, utazi ibyo uvuga, utazi n'ububwira. Hari n'abandi bamenyere gusenga amasengesho y'akanya gato cyane, umuntu umwe agiye kuryama. Hari n'usenga aryamye ku buriri ari gusinzira. Hari n'usenga yirukanka ameze nkaho hari biri kumurya mu maguru. Ariko nshuti zanjye reka mbabwire, turi mu rugamba rukomeye. Turi mu rugamba amasaha 24 kuri 28, iminsi 7 kuri 7. Niba mwibuka ubuzima bwaranze Yesu. Yesu yaranzwe n'ubuzima bwo gusenga amanywa n'ijoro. Muribuka uburyo yagiye amara amajoro menshi mu misozi no mu dushyamba asenga. Muribuka uburyo yamaze mu butayu iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywe asenga ari imbere y'Uwiteka. Ibi byose bikoze kugira ngo yubake ubuzima bwubaha Imana. Iyo twiga ngo Yesu Kristo nta cyaha yakoze mu isi, ntabwo byaje nk'impanuka, ahubwo byazanywe n'ubuzima yabayemo bwa buri munsi bwo kwihuza na Se. Kandi Yesu tuvuga n'umwana w'Imana. Yesu Kristo ntabwo yigeze avuka binyuriye ku cyaha, hoya. Ntabwo yigeze avuka binyuriye mu mbaraga z'umugabo wari we wese, hoya. Yesu Kristo yavutse binyuriye mu rubuto rw'Uwiteka. Mwuka w'Uwiteka niyo nkomoko ya Kristo. Ariko ntibyamubujije kubaho ubuzima bwejejwe, ubuzima bwitwararika mu isi. Noneho niba Yesu rero yarasengaga kari akageni tuzi, noneho ibaze twebwe twavukanye ibyaha, ibaze twe b'abanyantege nkeya uko dukwiye gusenga. Twe gushyiraho umuhati. Hari amoko rero menshi y'amasengesho tuzagenda tubyiga. Muribuka ko abigishwa ba Yesu baramusanze baramubwira ngo twigishe gusenga nk'uko Yohana umubatiza yigishije intumwa ze gusenga. Ariho havuye rya sengesho ry'umwami wacu ritwigisha gusenga. Uyu munsi rero tukwiye kwiga gusenga, tukamenya ngo tukwiye gusenga gute, tukamenya ngo umuntu asenga gute. Hari amasengesho rero y'uburyo bugiye butandukanye. Hari isengesho ushobora gusenga Imana nka data, ukajya imbere y'Uwiteka nk'umubyeyi wawe, ukamwinginga, ukamuganirira ibibazo byawe, ukamuganiriza ibitagenda neza, kuko Uwiteka n'umubyeyi azakumva. Hari isengesho ushobora gusenga uri gusengera abawe, inshuti zawe, bavandimwe. Icyo gihe wabaye intercessor. Hari n'isengesho ushobora gusenga wagiye mu nkiko zo mu ijuru. Icyo gihe Satani aba yakureza ibirego, cyangwa se hari ikibazo ufite ku buzima bwawe ugashaka kujya kwisobanura imbere y'Uwiteka, ariko noneho ukajya imbere ye nk'umucamanza. Aya masengesho yose akeneye protocol, akeneye kumenya uko ugomba kwitwara imbere y'Uwiteka. Hari n'amasengesho rero y'urugamba, warfare prayers. Ya masengesho usenga hari icyo ukwiye kurandura, hari icyo ushaka kurandura, ushaka kurwanya Satani n'abambari be n'abadayimoni be, kugira ngo ugire impinduka ku buzima bwawe. Ayo masengesho yose tuzagenda tuyareba, tugenda twiga, tugenda dufatanyiriza hamwe, tuyobowe n'Umwuka Wera kugira ngo tubohoke. Ntabwo bigikenewe ko abapasiteri tubapfukamira, ntabwo bigikenewe ko tubiri kunyuma, ntabwo bigikenewe ko ujya gushaka umuntu w'ikanarange. Hari abantu bashobora kuva nko mu Rwanda bakajya mu kindi gihugu bajya gushaka umuntu basengera, kandi Umwuka w'Imana ari mu Rwanda, Umwami Yesu ari mu Rwanda, Uwiteka ari mu Rwanda. Ariko ukambuka ukajya mu kindi gihugu, ukajya muri Nigeria, ukajya muri Malawi, ukajya muri USA, ijambo ry'Imana uritunze mu nzu yawe. Tugomba rero kumenya ngo ugomba gusenga ute, ugomba kujya imbere y'Imana ute, ugomba kuvuga iki. Muri make rero amasengesho agomba kuba yubakiye ku ijambo ry'Imana, kuko Bibiliya ni intwaro. Niba rero Bibiliya warashyize ku ruhande warayibitse, nakugira inama yo kwiyegereza, kuko niyo ntwaro yawe. Nawe ibibazo ubaye uri umusirikare, uko widegembye ugenda nta ntwaro ufite wayisize mu rugo, cyangwa utaranacunze ko amasasa atashize. Bibiliya yacu rero niyo ntwaro, kandi mumenye neza ko intwaro turwanisha si intwaro z'abantu, ni intwaro z'Umwuka, intwaro z'Imana. Rero ngiye kukwigisha ko wasenga isengesho ryo kwihana kandi kakubohora, biragufasha. Iri sengesho ujye urisenga mbere y'uko utanga igitambo, mbere y'uko utanga ituro, mbere y'uko ujya imbere y'Imana. Nivuga ibitambo ntunyumve nabi, utajya ngo n'ibya bitambo abapasiteri birirwa babaca ngo mutange za miliyoni, hoya. Ahubwo we ni igitambo batekereza imbere y'Imana, ikintu wakora cyashimisha Imana ku buzima bwawe. Ubura no gutanga ubuzima bwawe bugakorera Imana ni igitambo. Gufasha abakene ni igitambo butanze ku Mana, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo ufasha abakene abagurije Uwiteka. Gusura abarwayi ni igitambo. Gusengera abanzi bawe, abo wita abanzi, ni igitambo butanze. Kubafasha bari mu mage no mu bibazo ni igitambo butanze. Abana b'Imana rero tugomba kugira ubuzima buhindutse, kandi ubuzima bufite impinduka muri bwo. Rero
ujye usubiramo nibinagukundira, kandi amasengesho uzayandike ujye uyasubiramo. Kandi amasengesho ntabwo ari formula, ntabwo ari ihame, ahubwo ni umurongo ni kukwereka nawe uko Umwuka Wera akuyoboye ushobora kuyagura ukongeramo ibindi ukayasenga. Twagiye. Data wa twese, mucamanza w'ukuri, ndagushima ko unyemereye kuza imbere yawe. Ndagushima kandi ko unyemereye kuza mu nkiko zo mu ijuru. Data, nje imbere yawe kubw'igikorwa Yesu Kristo yarangirije ku musaraba cyo kunshungura. Ndatura ko Kristo ari umwami wanjye, akaba ari nawe umvuganira imbere yawe mu nkiko zo mu ijuru. Ndatura kandi ko Kristo ari we igitambo cyanjye, kinkuraho ibyaha kandi kinkuraho urubanza rutegetswe n'amategeko. Uwiteka, ntanze Kristo nk'umwunganizi wanjye mu nkiko zo mu ijuru. Data, mucamanza w'ukuri, ndihana ibyaha byanjye byose, yaba ibyo nakoreye mu ntekerezo, mu migambi, yaba ibyo nakoreye mu byifuzo, yaba ibyo nashyize mu bikorwa, yewe yaba ibyo nagezemo ubufatanyacyaha. Ndakwinginze ngo Mwami umbabarire, unyejeshe amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo. Data, nakwinginze ngo umbabarire ibyaha nakoze mu kutamenya ndetse n'ibyaha nakoze nkana. Mbabarire ibyaha byose biri ku buzima bwanjye, yaba ibyo nzi n'ibyo ntazi. Unyejeshe amaraso y'umwami wanjye Yesu Kristo mu izina rya Yesu. Data, ndakwinginze ngo umbabarire ibicumuro byanjye. Ndakwinginze ngo unyejeshe amaraso y'umwami wanjye Yesu Kristo. Data, ndakwinginze ngo umbabarire gukiranirwa kwanjye kose. Umbabarire kwita ikibi cyiza, umbabarire no kwita icyiza ikibi. Umbabarire kugira icyaha umuco, umbabarire kugira icyaha ubuzima, umbabarire kwibera mu byaha. Ndakwinginze ngo untunganye, ungire icyaremwe gishya, unyejeshe amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo. Uwiteka, kandi nje imbere yawe nzanye imiryango yanjye, nje imbere yawe nzanye igisekuru cyanjye, nje imbere yawe kandi nzanye inzu ya data. Ndakwinginze ngo utubabarire gukiranirwa kose kwaturanze. Ndihannye, ndicujije, kandi namaganye imirimo yose y'umwijima yaturanze. Ndakwinginze ngo utubabarire mu izina rya Yesu. Nzanye imbere yawe igisekuru cyanjye, gusubiza inyuma kugeza kuri Adamu na Eva. Twejeshe amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo mu izina rya Yesu. Data, yaba njyewe, yaba umuryango wanjye, yaba igisekuru cyanjye, yewe yaba n'inzu ya data, ndakwinginze ngo utubabarire gusenga izindi mana, utubabarire gukorera izindi mana, yaba tubizi, yaba no mu bujiji. Utubabarire kwishora mu mihango ya gipagani no mu migenzo ya gipagani. Nditandukanya n'iyo migenzo, nditandukanya n'izo mana, nditandukanya n'ikintu cyose abasekuruza banjye bakoze yahabanye n'ijambo ryawe. Ndatura ko Uwiteka ari wowe Mana yanjye. Ndatura ko Umwami Yesu Kristo ari we Mwami wanjye n'umucunguzi wanjye, kandi ndatura ko Umwuka Wera ari we mugenga, ari nawe muyobozi w'ubuzima bwanjye. Data, ndakwinginze ngo urubanza rw'amaraso rwaba ruri ku buzima bwanjye, ku muryango wanjye se, cyangwa mu gisekuru cyanjye, cyangwa mu nzu ya data, urwo rubanza urumbabarire. Ndabisabira imbabazi kandi ndihana imbere yawe mu izina rya Yesu. Ndemeranya n'undega ibirego byose afitiye ibimenyetso. Ndicuza, ndihana, ndakwinginze ngo umbabarire, unyejeshe amaraso y'umwami wanjye Yesu Kristo mu izina rya Yesu. Uwiteka, ndakwinginze ngo untandukanye n'ubugingo bwose bwanduye. Ndakwaka imbabazi ko nihuje n'ubugingo bwanduye, yaba abo nasambanye nabo, yaba abo nagiranye ibikorwa nabo bihabanye n'ijambo ryawe, yaba abo nafatanyije nabo mu mihango ya gipagani, yaba abo nihuje nabo mu madini y'ibinyoma, yaba abo nihuje nabo mu bikorwa byose bitukisha izina ry'Uwiteka. Ndakwinginze ngo umbabarire
kandi nakwinginze ngo ntandukanye n'ubugingo bwabo bose n'izo nkozi z'ibibi zose mu izina rya Yesu. Data, icyo wita icyaha cyose ndatura ko ari icyaha, icyo wita igicumuro cyose ndatura ko ari igicumuro, icyo wita gukiranirwa cyose ndatura ko ari ugukiranirwa, icyo wita ububi ndatura ko ari ububi, icyo wita ikidakwiye ndatura ko kidakwiye. Ndemeranya n'ijambo ryawe Uwiteka, ndasaba imbabazi, ndicuza kandi ndashaka guhinduka. Unyejeshe amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo kandi umpindure, umpe umutima mushya mu izina rya Yesu. Uwiteka, ndakwinginze ngo unyezeho imyanda yose y'umubiri ndetse n'iy'umwuka, kandi Uwiteka ndakwinginze ngo unyezeho imyanda yose yanduye y'amaboko yanjye, unyezeho gukiranirwa kose, unyezeho imirimo yose ya kamere mu izina rya Yesu. Data, ndagushimye ko umbabariye. Nizeriye mu ijambo ryawe riri mu rwambere rwa Yohana igice cya mbere ku murongo wa 9. Ijambo rimbwira riti, ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Uwiteka, ndatura ko umbabariye kandi ndagushima ko unyejesheje amaraso y'umwami wanjye Yesu Kristo. Ndagushima kandi ko nkwiyeho urubanza rwandegaga. Ndagushima kandi ko Satani ibirego byose yandegaga byose bitesheje agaciro mu izina rya Yesu. Data rero, umbabariye, ndakwinginze ngo umpe nanjye amahirwe yo kubabarira abankoreye ibyaha bose. Babariye abangiriye nabi, babariye abampemukiye, bose ndabababariye mu izina rya Yesu. Mbasabiye umugisha n'imiryango yabo mu izina rya Yesu. Ahangaha rero ushobora no kuvuga abantu baguhemukiye mu mazina, ukabatondagura, ukabababarira, ukababohora mu izina rya Yesu. Kubera ko mu byo Satani aturegesha harimo no kuba tutubaha Imana, yego, ariko harimo no kuba tutababarira. Uwiteka, rero ndagushima ko umbabariye, ndagushima kandi ko unyejeje ikibazo n'ikibi cyawe, ngusabye nizera kandi niringira mu izina rya Yesu. Amen. Rero umaze gusenga rino sengesho, ushaka wakomerezaho n'andi masengesho yawe yose, icyo uri gusaba Uwiteka, ariko ugasaba Uwiteka wamaze kwiyeza. Muvandimwe, ndagushima ko wankurikiye kandi ndagusengera kugira ngo Uwiteka akomeze kubana nawe. Kugira ngo rero ujye unkurikirana, kora subscribe kugira ngo ibiganiro nzajya ntanga bijye bikugeraho ako kanya. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu.